nataka hii nguo yake ya juu. Unataka uyu mwenda? Mwenda. Au kuremo? Atoe tu aweke hapa. Ngovanamo umwenda he. Kuremo umwenda. Madarina nde mukaberwa. Aha, uremera kunyitaba cyangwa ntuza? Uraje. Ukore vuba. Aho dusanga ni aho dusanga rero ijya kuri urwo rutaro nkoherereje kano kanyu gahita unyitaba rurahakugeza. Urahagera wagera ku irembo nk'umushitsi turakwakira waramuroze ngwino rero kano kanya tukubona hangaha niko n'ibirenge se yabaye nkada Reko muchecho ujute icara apfukama aho ngaho epfukama aho ntuyegere ibirozi ufite byarakumugaje bikuvamo bijya mu bandi ariko imbaraga zishika ikibi ngo kiza kinyegere vuba ni bano. Asante sana kwa kusaidia. Abantu bansayidira bafite imbaraga bakamfasha rwose. Uriya mukecuru warusanzwe umuzi uriya mukecuru? Nari muzi namubonaga n'umuturanyi tunamwisanzuraho ntabwo nari nzi ko ari wakora ibi no mu bantu badufashaga yararimo yajyaga gufasha se nk'ibiki ahubwo umenya yabyongeraga. Majina lake ambayo ameandika amazina yeye walimo yandika alafu nikaweka dawa ikawaka moto ikaonekana mwanamke ameloga. Naonekana kama ni ule mwanamke tu ambao ndio amemloga. Muri yani hakuna sio moto. Sio moto, ile ni dawa tu lakini imetoka kwa sababu amelogwa. Tumeonyesha kwamba ule mwanamke ndio Yes, nizere ko mumeze neza cyane abakunzi ba Highlights TV aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye mu migabane itandukanye y'isi dutuye ari mu gitondo cyangwa ku mugoroba bitewe n'ahantu ubuherereye. Tugaruka rero mu nkuru zitandukanye nko maze iminsi mu bikurikirana kuri no televiziyo yanyu ya RIS dukora inkuru z'ubuvugizi ku bantu bafite ubabare runaka bafite ibibazo runaka kugira ngo uyu munsi ni umeze neza uje kumenya ko ejo nejo bundi ibintu bihinduka ubuzima bugahinduka kugira ngo nubona hari icyo wafasha uwo muntu ubona ubabaye uze kuba wamufasha. Niyo mpamvu rero twajya dutembera dushaka abo bantu nyine muri izo nkuru tuba tugomba kubagezaho umunsi ku munsi nkuko maze iminsi munabikurikirana bazobabona n'abandi bantu batandukanye bagenda baca kuri no channel. Uyu munsi hari umuryango twasuye ufite ibibazo runaka uraza kuba bisobanukirwa mu kiganiro muri rusange. Turi kumwe n'umukobwa Ariya turaza gutangira tukubwira wibwire abadukurikiranye. Umeze neza? Meze neza. Watangira ubwira abadukurikiranye uri amahari muri kamera? Nitwa Twibaze Solange. Solange. Solange urongera ijwi? Nitwa Solange. Witwa Solange. Turi kumwe kandi hano n'umujene. Umeze neza nawe? Meze neza. Witwa ngo iki? Witwa ngo iki wowe? Ntakirutimana Madudu. Ufite imyaka ingahe wowe? 40. Hanyuma Ntakirutimana Madudu mupana iki? Ni musaza wanjye. Musaza wawe afite icyo kibazo? Afite ikibazo cy'uburwayi tutazi ubwaribwo. N'uburwayi amarangiye kingana cyose? Umaranye nk'imyaka 2 n'igice. Imyaka 2 n'igice arwaye. Mwamujyanye kwa muganga se mwumva arwaye iki afite icyo kibazo? Twamujyanye kwa muganga ahantu henshi hatandukanye ariko twabuze indwara. Nabuze indwara. Uba wumva umeze gute wowe? Numva mu buzima nta kigenda. Numva bega nta kigenda. Burya ubuzima busanzwe bw'ubaho bute? Ubuzima busanzwe nyine nuko niberaho. Nuko nguko nyine nuko ubona bwije nkabona bukeye. Ubwije bugacya nta kindi bwo no gushimira Imana nk'icecekera. Ufite imyaka ingahe? 40. Ufite nk'ibiro bingahe? Ufite ibiro bingahe? Ntabwo narenza nka 35. Ubwo duheruka kwa muganga yari afite ibiro 29. 29. None se kubaho muri ubwo buzima ubushobozi bwo kujya kumuvuza urumva abantu bose batandukanye byaba byose mukeneye amafaranga n'ibiki byo ntago bibagora?
byaratugoye cyane abaturage bakagenda badufasha aho dusenga ariko nyine bigeze aho nyine biratugora tumwicaza aha ngaha tugurisha n'ubutaka ariko hari umuntu bari baturangiye umenya umunsi ari buze ahubwo nababonye ngira ngo nimwe ntabwo nari nzi ko mwari abanyamakuru. ubu wese ni wowe n'uyu ni ababyeyi mugira bimeze gute? Ababyeyi barahari ako muri aka kanya ntabwo turi kumwe. Ntabwo muri kumwe. Ubwo timwagurisha isambu muramuvuza mwamuvuje he na hehe? Mu bitaro nyine kwa muganga mu baganga ba kizungu babura indwara. Ntabwo mugize mumujyana mu Binyarwanda se? Mu Binyarwanda twaramujyanye ako biranga bakagenda babura indwara nako ako ari uwo dutegereje. Niyo mpamvu nabonye numva ngira ngo ndasubijwe. Mwavuganaga ariko mutabazi? Ntabwo umuntu wamuturangiye ako turamutegereje. Ntabwo ari twebwe rero twajuje gukora inkuru ubwo wenda wategereza wenda n'ubutaha wenda ushobora kuzababona ariko umuntu yakibazo nyine ubwo burwayi bumaze imyaka yose n'ubushobozi bwa bwarahagendekeye ubusanzwe bukora iki? Ubusanzwe nkora akazi kose mbashije guhura nako. Umurwayi wese mu busanzwe uba wibereye mu rugo gusa nta bundi buzima ugira? Ahandi natemberera nibereye mu rugo paka bwije kakwira nk'iryamira. Ubwo buzima bwawe wiberaho? Ubwo buzima wiberaho? Nyine urabona ubwo ubashije kugira icyo aturusha aradufasha. Abantu batandukanye ubonye igikoma ubonye ibiryo akadufasha nyine. Uri uba yumva se gute wowe bumva barahehe? Wowe bumva barahehe wowe? Nkuvanga iki gice cyose nta kiribure hari igihe kigera iyo ndi kuzuba hakibana nahaguruka nakandagira nkumva habaye beto nakwirya inzara nkumva simbabara. Ukumva ni nk'ikinya? Nkumva ni ikinya ku buryo nkandagira nkumva bekada nkabanza ngahagarara nkumva ikinya kiragabanutse nkabona gutambuka gatonekara ariko nyine nkumva ikinya byibura cyagabanutse. Sibe mu gihe kingana iki cyangwa mu yaye masaha? Ibyo ngibyo biza ryari? Biziye nicaye umwanya munini cyane cyane hari igihe mba numva ntameze neza no mu buzima nkaba niyicariye ku kazuba nkaba nagira gutya ngashiduka nanasinziriye nakanguka nimba ari ukubera akazuba nakwegura akaguru wapi nkumva karapima nka tone. Ubwo rero ngasa nk'uweguka nkicara gasa nk'ukanyeganyeza hashira umwanya nkumva ikinya gishizemo nkabona guhaguruka ngatambuka. Kimwe nuko mpaguruka nahaguruka nkabura imbaraga nkongera ngasubira hasi nkagumya nkicara paka mbonye imbaraga ngafata imbago nkaba ariyo nzamukiraho. Ubuzima bujyanye no kurya se no kunywa? Kurya no kunywa sinjya nkunda kubishobora. Ikintu nk'ubu kintunze cyo koze gipfa kongera mu mubiri nkumva nta kibazo na amata nyabonye mba numva ari nta kibazo. Undi ubwo n'umuceri n'agasosi kandi ibintu byarahenze sinapfa kubibona. Umurwazi kubana n'umusore umeze gutya ntibikuvuna cyane urumva wenda kumukarabya kumutekera imirimo yose ni wowe biba bireba ntibikuvuna cyane se ubwo? Biramvuna ariko nanone ntabwo nabyinubira kuko ari musaza wanjye. Gusa mba nizeye ko tuzabona umuntu umuvura agakira. Wumva ufite ibyiringiro? Ubushobozi se uko bumva nyine ubuteganya ntabwo aho hantu wagiye ujya kose bajya bagutwara amafaranga bakamuvura ntanakire ubwo ugifite ibyiringiro cy'uko aranda azajya bagakira? Baradutwaye menshi ahantu hose baturya amafaranga bakabura n'indwara ariko bazakira. Abantu wenda bazadufasha wenda bazagumya badufashe cyangwa tuzagerageza. Iyo umurebye se ayo watubwiye ko witwa ngo iki? Witwa ngo iki?
nta kiruta Imana Madudu. Iyo urebye Madudu ukareba ukuntu ameze wenda ukareba no muri sosiyete mu buzima busanzwe hari igihe nyine usanga umuntu nk'uyu nguyu yarwaye gutya na sosiyete hari ukundi kuntu imufata ukabona nk'abaturanyi hari ukundi kuntu bamufata uyu umurebye ni ibiki bidasanzwe umubonaho cyangwa se muri sosiyete rusange abaturanyi bamufata gute ukuntu ameze ntabwo yakicara mu bantu benshi kuko ntabwo bamwishimira kubera ukuntu umeze ukuntu wenda urabona uburwayi bwaramurenze kari akaguru ke kajya kagera kakazana n'umwuka mubi ubwo rero urumva ntiyajya mu bantu benshi tuba turi kumwe ariko nyine n'ababashije kugeramo ntabwo bamwakira neza barama bamwinuba n'abamwihanganisha muri sosiyete se ho ntabwo baguca intege akabaye turamuntu imyaka yose arwaye wumva atazapfa ntabwo byabura abantu baguca intege bo ntibabura bakubwira se ubundi amafaranga maje kumutaho murabona azakira wamuretse yaba ari upfa agapfa cyangwa yaba urukira agakira ariko ntabwo wacika intege ku muntu wawe uragumya ukagerageza none se iyo abantu nyine bumva ko nyine bumva ni wowe ufite inshingano zo kumwitaho kumuvuza kumwitaho nyine ubwo buzima busanzwe bwa buri munsi umuntu akibaza ababyeyi bawe kuko umuntu yagira ngo nyine basa n'abaguteranye ababyeyi impamvu ntabwo navuga ko banereranye ntabwo batagize kuko iyo yikuye wenda kuba yagira ukuntu abona amafaranga akamfasha ahubwo barakoze nabo ni bakora barakuze nyine ntacyo bashoboye gukora ntabwo ari umuntu wagenda ngo akorere 2 ngo akorere icyo 1000 none se iyo wirebye hari igihe umuntu aba mu buzima bubi akumva rimwe na rimwe ariyanze akumva arashaka no gupfa nta gihe cyageze ukumva uravuga uti ubuzima ahubwo mbayemo ko munabura utwa n'uwapfuye ntabwo bijya gukunda ko nshobokera ngo niyange ndavuga nti n'ubundi by'isi niko bimera kubera ko hari igihe ntambuka mu muhanda nkabona n'abandi bameze nabi nkanjye babaganga twakubwiraga baraje wari ubazi se oya nuko wamuturangiye mbona bari kumwe okay uraho neza amakuru yanyu uraho neza yego umeze mute sawa ni sawa nibwo bari bategereje se birashoboka kuba yaba ari twe witwa mu cyubahiro nitwa Kizimana Lazaro abagabo muri kumwe abagabo ni bagenzi banjye dukorana nabo bakwivuga barahari Salama msaza. amakuru yawe bari gani Mzuri. nasemaje Safi tu. naitwaje Naitwa Lucas. habari mimi Salama kabisa. Jina langu ni Baraka. jina lako ni Baraka. kuna watavuga ntabwo bavuga Ikinyarwanda nabo dukorana n'Abatanzania n'Abatanzania nawe niho uvuye kuri nagafuko oyange ndi umunyarwanda ese mukorana gute kandi bo bataba mu Rwanda hari ibibazo umuntu yumva biremereye noneho wajya gukora ukitwaza abagenzi bawe bitewe nuko hashobora kuvuka imbaraga ko bisaba imbaraga z'ikibazo huye nacyo mu gihe ugezeyo wagera wasanga bisaba imbaraga ukitabaza babandi muri kumwe uzimukorana iyo bikurenze ubwo bitabaza abantu iyo bindenze nitabaza aba ni ukuvuga ngo nge mfite kureba ibibazo ko bimeze namara kubibona nabona hari izindi mbaraga zindenze nkitabaza babandi akantu n'undi bajya bavuga ko amasayi ngo ari abarozi mwana ntabwo ari abarozi ntabwo ari abarozi ahubwo ni abantu badufasha kureba kure uyu muntu ikibazo cye barakikubwiye uje ukizi bakimbwiwe ariko ntabwo ni nakamubonye aka gafu kasuzanye ko karimo oya kanako ndarambikaho imiti kuko ntabwo wavuga ko wenda ahantu hose urahasanga ameza kanako ndarambikaho imiti ngaho gerageza turebe ko umuvandimwe yambaye baravuje byaranze ibyo yose nibaza nta kimwe turagerageza rwose ntabwo turi Imana ariko nayo ubwayo iradufasha abagabo se urabasemurira ko twebwe bavuga tutabyumva mfite umusemuzi ariko muri make bumvaho gake ariko mfite umusemuzi urajya babwira uburwayi mbonye bungiye kwitegura ndebe uburwayi bw'uyu muntu witwarya ngo iki nitwa Kizimana Lazaro uturutse hewe nturutse Gatuna nturutse Gatuna ya Byumba usanzwe uri umupfumu se
ntabwo ndi umupfumu ndi umuvuzi. ese biba bitandukanye ibyo bintu Biba bitandukanye. wana kwica umuntu ariko Oya namukiza ntabwo namwica. yanje kandi yo gutere ngo yicareho kariya kangwa neza. Izi ntebe za kizungu ibi bya Lazaro uko byifashe Lazaro yo Sasa mbona nataka hii nguo ya juu, unataka nini nguo ya juu. Ashaka uwende ngo oya Mezi ya mikoro ongea mnano. Nataka hii nguo yake ya juu. urashaka uyu mwenda Mwenda. au kuremo Atoe tu aweke hapa. Ngovanamo umwendo hivi. kuramo uwo mwenda wawe Au kama kuna nguo nyingine ndani unaweza kaleta. Ati harimo n'undi mwenda imbere nawe yawuza. Sasa mtu ako hivi. nayo Nirashize jamani. ni mwarashize ubuzima ubuzima ntabwo buba bworoshye kabisa Yabigora. raza mu kunkangamo witwa nde? Ntakirutimana Madudu. Ntakirutimana Marido. Madudu Madudu. Ile rangi ngone. Kari mu mufuka w'inyuma. Mu gafuka k'inyuma nyine. murabura ibikira Lazaro we Ndacyareba imiti reka nyitunganye. abantu ngo baravuje byaranze namwe nimugerageze turebe Nge byari biri bwanjye ntabwo naza. kandi witabaje abandi none nta mbaraga z'umwe. takavuna wa mugabo Ngofero. Hagi kiruga. Unaga Kiswahili. Nje weka hapo chini. Weka hapo chini. Sawa. Witwa nde? twagira Yezu Twagira Yezu. Shira. Twagira Yezu. Ibyawe byose nkabibona. Uburwayi bwawe bwaba ari uburajya kwa muganga ukajyayo. Bwaba ari ubwo ndi buvure nkabuvura ugakira. Yaba ari uwakuruza akagaragara hangaha. Ntabwo nzaha nzongera kuhagaruka. Ongera ucira. Yes. Urakoze cyane. Witwa Twagira Yezu? Ntakirutimana Madudu. Ntakirutimana Madudu. Kwemwa. Umuntu uko yashizera. Umugore akaboneka. Abo umugore wa Muroza akaboneka. Umugore akaboneka hangaha akaba umukobwa akaboneka rwose tukamubona hangaha. Akananirana katitaba kano kanya. Ajya witwa nde? Ntakirutimana Madudu. Niba wagusobanije gutya. Humura ntabwo urababara. kuvugiriza sugurimo hamagara Bari guhamagara imbaraga
ngo turebe ko hari uburwayi bwo mu nda y'abarwayi, ariko uyu muntu bamuroza uruhu rw'urutoryi, bamuroza uruhu rw'urutoryi, urabona ko yashwidutse wese agashira, n'amaguru niko ameze. ndakwica niba utagaruka utaje ahangaha. Twenda kukwica uramutse utitabye ahangaha rwose. None urinde we horo uyu muntu. Itonde vuga neza tuzi. Uri Madarina nde Mukaberwa. Aha, uremera kunyitaba cyangwa ntuza? Uraje ukore vuba. Aho dusanga ni aho dusanga rero ijya kuri urwo rutaro nkoherereje, kano kanya ugahita unyitaba, rurahakugeza. Urahagera uragera ku irembo nk'umushitsi. Turakwakira pe. Urahagurutse n'ibirozi byawe ntabyo urazana, ariko uraje, ariko uremera ko umurozi ngo waramurozi. Ngwino rero kano kanya tukubona ahangaha, niko n'ibirenge se yabaye nka data. Ubusura kandagira nuko ninagira nakubazaga ngo nta gihonde tugira mu mutwe, ukumva urazengereye. Ukumva urazengereye. Yego ko nakubajije ko nta maguru afite, hari nkaba ndeba simbagurika mu bihe bya nijoro, abigenza te mubyifatamo muti? Ntayo afite, ariko imbaraga zimukoresha natwe ntago tuzizi. Ntago umenya aho biturutse. Tubona nyine asimbutse cyane, asakuza akanuye amaso cyane. Reka tubirebe. Yambi mugasayi yambi ndebarengi yambi sebasazi yambi mugasayi aho komoka hose akanyitaba kano kanya akaba ari mu nzira akabanguka agasanga haryo witwa nde ntakiruta Imana. Ahangaha akanyitaba rwose akaza akavuga uburyo yabigenzi. Humura yaje ari mu nzira rwose, twamuhereje imodoka yo kumuzana mu kirere akaza akagera ahangaha, urumva? None se mu gitondo nta se rero uhura nayo? Ariko kazuba kano kanya rero ndi kumwumva yanutse rwose. Yambi ryangu